Agribusiness ni gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda ibinyujije muri gahunda ya Kora Wigire. Ni gahunda yashyizweho kugira mu rwego rwo kugabanya ubushomeri mu barangije kaminuza bafite A1 cyangwa A0. Urebye kugira ngo ubashe kubona Agribusiness, hari itangazo ritangwa na NEP, ariyo gahunda ya Kora Wigire, ishishikariza abantu gutanga imishinga yabo ku turere. Hanyuma ku turere ubwo bamaze gutanga iyo mishinga, hari komite ishinzwe gutoranyamo imishinga yujuje ibisabwa. Hanyuma iyo mishinga yatoranyijwemo akaba ariyo bazana muri BDF. Ariko nanone tukaba dufitemo inkunga ya 30%. Muri ayo mafaranga duhaye umukiriya, iyo abashije kutwishyura nk'uko twabyumvikanye, abona inkunga ya 30% y'ayo mafaranga ntabwo ayishyura. Imishinga twemera ubundi muri Agribusiness ni imishinga irimo gutunganya umusaruro cyangwa se irimo ikoranabuhanga. Icyo nabwiye urubyiruko, imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi ntabwo busuzuguritse na gato. Ntabwo urugero nk'abo tumaze gukorana nabo, uramushaka ukamubura, ubu barakirigita ifaranga, ntabwo apfa kuboneka. Uramuhamagara, aba yagiye kurangura packaging materials, aba yagiye gushyira ibintu ku isoko. Urebye ubuzima bwabo burimo guhinduka tubireba, ndetse umuntu uri muhinzi n'ubworozi ashobora no kunguka kurushaho undi wicaye mu biro. Byaba byiza babashije gusura imishinga ihari kugira ngo babashe kubona abandi ibyo barimo kugeraho, iyo myumvire ibashe kuvaho.